Ikaze kuri Adi Rwanda, aho ushobora kugura ibicuruzwa na serivisi aho waba uri hose hano mu Rwanda. Ubu twakuzaniye telefone nziza cyane yitwa Google Pixel 3a na Google Pixel 4a. Izi telefone zose zamaze kugera ku isoko ryacu. Ushobora kuzigura kandi unyuze kuri WhatsApp yacu cyangwa kuri nimero yacu turi bubahe. Izi telefone ziramisha umuriro kandi izi telefone zigira amafoto meza. Izi telefone kandi zijyamo simukadi rwose yawe ukunda. Izi telefone ni inyamibwa kuko zigira amavideo meza. Buri kimwe cyose ukeneye kuri iyi telefone, ni telefone zigezweho, ni telefone z'abasirimu, ni telefone wagurira kuri Adi Rwanda kuri 0788 910 duhamagara iyi telefone aho uri hose tuyiguhe kuko ni nziza cyane kandi igiciro cyacyo ni gitoya kuko tuyigura ku kiranguzo, tuguha na garanti. Kandi iyi telefone rwose ndayigutuye, nta handi wayisanga usibye kuri Adi Rwanda. Kurikirana iyi channel yacu kuko twenda kubaha channel yindi mugiye kujya mukurikira aho ibijyanye na tekinoloji ndetse no kwihangira umurimo. Kandi ukomeze ukurikiye channel yacu kuko tuzabaha indi channel yindi muzajya mukurikiraniraho indirimbo zijyanye no kuramya no guhimbaza, indirimbo za gakondo z'umuco nyarwanda, indirimbo zaririmbiwe Imana hano ku isi hose. Rero ukomeze udukurikire kandi ukomeze uryoherwe n'ibicuruzwa byacu. Iyi channel ya Adi Rwanda niyo uzajya usangaho ibicuruzwa byose ukeneye hano mu Rwanda. Ngaho komeza udukurikire. Ibindi bicuruzwa dufite, ukore subscribe ujye ubibona. Ibyageze ku isoko ukore subscribe ujye ubibona, ndetse ukore na like bagenzi bawe nabo bamenye isoko rya Adi Rwanda ko ari isoko ribonekamo ibintu byose kandi na serivisi zose uzishaka wazibona unyuze kuri iyi channel yacu. Rero ntacyo wahaburira. Ngakomeza udukurikire. Cyo tukurarikira no gukora subscribe ukabona ibindi bicuruzwa byose tuzajya dushyira kuri urubuga byamaze kugera ku isoko. Kandi ukanaduhamagara, ushobora no kutwandikira kuri WhatsApp kuri iyo nimero twaguhaye, ubundi ukabasha kugura buri kimwe cyose ukeneye kandi mu gihe nk'icyo guhumbya kikaba cyanakugezeho. Kandi ukeneye amakuru arambuye wanaduhamagara nabwo tukagufasha. Ikaze kuri Adi Rwanda.